Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana n'ubundi kuri uyu mugoroba ko yongeye kuduha umwanya mwiza uyu nguyu. Ndabiza abantu cyangwa se abakunzi ba Country FM, abakunzi b'ikiganiro Ijuru ntirikorerwa, aba baduteze amatwi nanone ari benshi. Natwe rero dushimiye Imana iduhaye nyine kongera kuboneka mu mwanya mwiza nk'uyu muba mutegereje muri benshi. Ubwo Imana ibishimirwe ko iba yaturinze ikatugeza kuri uyu munsi kugira ngo tubashe kuganira. Ubwo nabyo Imana ibihimbarizwa muvandimwe. Bishimirwe cyane kuko n'ubundi aba ari umunsi w'ibirori ku muntu wakumva inkuru nziza iri butambuke kuri uno munsi ikinjira mu mutima we. Yego. Ubwo urabona yabatangiye kubaho kuko uwizeye iyo nkuru nziza ihamya gupfa no kuzuka bya Kristo abavutse ku Mana. Ubwo nyine ibirori bihera ko biba. Niyo mpamvu ari by'igiciro cyinshi ku bantu badukurikiye mu mwanya nk'uyu nguyu kugira ngo dusangire nyine iki kiganiro cyo gusobanukirwa neza ariko uburyo umuntu yajya mu ijuru ubwo atabigizemo uruhare. Inangadu cyangwa se ikirango dutangije cyariho abatangiye bavuga ngo banejejwe no kuba mu isi ariko bafite ijuru. Natwe rero biratunezeza mu buzima bwacu bwa buri munsi, tunezererwa no kuba mu isi ariko dufite ijuru. Ntago noneho turi hano ku isi nk'abantu bagishaka ijuru, nta nubwo duhari nk'abantu bari kurikorera, nta nubwo duhari nk'abantu bazaribona ikindi gihe tutazi, ahubwo duhari nk'abantu bafite ijuru barifite. Ni ikibazo rero rimwe na rimwe iyo umuntu abyumvise aribaza ati uwo ni muntu ki wamaze gusobanukirwa ko ari mu isi ariko afite ijuru. Cyane ko abantu benshi bari kurishaka, bari kurikorera, ntibararibona gusa baracyagerageza. Ariko nanone inkuru nziza twazanye nivuga ko umuntu yaribona akiri ku isi, akaba hari ku isi ariko anarifite anabizi. Hari n'abandi biringiye yuko babasha kuzahava gusabirwa bazasabirwa kukazaribahesha. Ubwo rero urumva aba ari ibintu bikomereye umuntu. Ibyo nabyo si byo. Ibyo nabyo si byo kuko umuntu abona ijuru agihumeka. Nyamara Imana yarabivuze no kuri rimwe na rimwe umuntu aba adahita bishyikira, ariko Imana yarabivuze kubera ubundi Imana kuba turi mu isi dufite ijuru nta kundi byagenze. Ahari umuntu ataza kugira amasika akibaza akaba yatekereza ko ahari twarikoreye tukaribona, ahubwo ntago rikorerwa. Ndetse n'impamvu abantu benshi batarifite nuko barikorera. Buriya iyo ushaka kubura ijuru neza urarikorera. Ubundi niyo nzira yo kuribura nziza. Iyo ukoze uraribura. Kuko urakora nturibone. Kuko impamvu ukora nturibone, ubwo uramutse wakora ukaribona byasaba ngo ube intungane ukiri mu isi. Kandi abantu badukurikiye barabizi ko kuba intungane uri mu isi nabo bajya bavuga ko bidakunda. Ubwo rero bidakunda, inzira yo gushaka gukorera ijuru, yo gushaka gukiranuka mu ngeso zawe ngo ube intungane ntibishoboka. Ubwo ariko turije gusobanura uburyo natwe twaribonye noneho.
kuko ijuru ntabwo ribona nk'igihembo ahubwo Imana yagaragaje yuko iritanga nk'impano. Yego. Impano rero ndikorerwa. Icyakora igihembo cyo kirakorerwa. Niyo mpamvu ukoze aribura. Yego. Ibyo uvuze binashimangirwa n'ibyanditswe urwandiko rw'Abefeso ibice 2:8 avuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ngo ntibyavuye kuri mwe ngo ahubwo ni impano y'Imana. Ngo ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu urajya byirata ku buryo naribona ukavuga ngo naratagangaye. Oya, ahubwo Imana yashimye kuritanga nk'impano kugira ngo turyakire nk'impano ntacyo dukoze, ahubwo tujye dushimira Imana iyo mpano yaduhaye. Nicyo cyatumye ivuga ngo ikunze abantu bari mu isi bose twese turimo, ngo biyitera gutanga umwana wayo w'ikinege, ngo kwari ukugira ngo umuntu namwizera ntarimbuke ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubundi reka kubona ijuru nuko nguko bisaba kwizera Yesu Kristo ukamuronka mu bugingo buhoraho. Iyo tuvuze ko turi mu isi tuvuze ijuru, tuba tuvuze ko dufite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Kuko iyo umuntu yizeye Kristo Yesu, igisubizo cyo kwizera Yesu, ubundi kwizera Yesu egari ubugingo buhoraho. Ni impano kandi koko birumvikana ko nubwo yatanze Kristo Yesu, ntabwo Imana yatanze Kristo Yesu abantu bamusabye Imana. Kuko twari tuzi icyo dukwiye. Ahubwo kuko Imana yo yabonaga ikidukwiye ari Kristo Yesu, twe tutabizi, imutanga ku bwende bwayo. Niyo mpamvu ari impano. Kuko ari we muhesha w'ubugingo, ari we muhesha w'ijuru. Birumvikana ko Yesu yaje nk'impano, n'ijuru aje kuduhesha turibona nk'impano. Yego. Nibyo. Gusa hamwe no gucunguza uburyo buhari umwete, kuko n'igihe bari gito dusuhuje bene data bose, abantu bafite ijuru bidasubirwaho. Yego. Abantu bafite ijuru batabikekeranya, ibyiringiro bifite ubugingo. Abantu bafite ibyiringiro bifite ubugingo, abantu Imana yakuyeho umutwaro w'ibyaha. Dore ko mu Kristo ngageze ku musaraba, ngo umutwaro yaramaze igihe agendana, ngo waranyikutsura manuka uragenda ngo buheriheri ubutazagaruka. Abantu Imana yaruhuye imitima yabo turabasuhuje bose aho bari, ubwo nabo tuzi nabo tutazi abatwumva turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ariko nanone tunasuhuje n'abakunzi bacu nanone bakunda iki kiganiro ijuru n'ubuntu, ko baba ari benshi, nabo turabasuhuje cyane kandi tubashimiye ko baduteze amatwi, tunategereje ibitekerezo byabo n'ibyifuzo ndetse no gusangira iki kiganiro. Turabitegereje cyane kuko turaza kubaha umwanya, nubwo tubanza kuvuga ariko turaza kubaha umwanya tuganire namwe. Rwose umuntu ufite igitekerezo yumva nawe yatugezaho agitange, ufite icyo yasangiza abatwumva nawe aduhamagara kibasangize, ufite ibyishimo mu mutima ko yabonye ijuru ku buntu nawe ahamagara nta kibazo, nawe avuga uburyo yaribonye. Twihuse rero kadusome amagambo ari mu butumwa bwiza bwa Mariko. Bandimwe haturebere vuba. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko, igice ni icya 2. Yego. Turasoma duheye ku murongo wa 5, turihuta turangize na 11. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 2, guhera ku murongo wa 5 haravuga ngo Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati, ni iki gitumye uyavuga atyo? Arigereranije, ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Yego. Kugera kwa 10. Kugera kuri 10. Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo, arababaza ati, ni iki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira iki kirema nti, ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira ati, byuka wikorera ingobyi yawe utahe? Yego. Ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi. Yego.
bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe utahe. Amen. Hano muri biri jambo ry'Imana haravuga ngo Yesu abonye kwizera kwabo abwira uwo murwayi ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Bamwe mu bigisha amategeko bari bicaye aho barabazanya bati uriya atewe n'iki kuvuga atyo? Aratuka Imana. Ninde ubasha kubabarira abantu ibyaha uretse Imana yonyine? Ako kanya Yesu amenya ibyo batekereza, niko kubabaza ati niki kibateye gutekereza mutyo? Icyoroshye ni iki? Ari ukubwira uyu muntu umugaye ngo ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ngo byuka ufate ingobyi yawe ugende? Nyamara ndagira ngo mumenye ko ku isi umwana w'umuntu afite ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira uwo muntu umugaye ati ndagutegetse byuka ufate ingobyi yawe witahire. Imana ishimwe cyane. Wenda iyi ni inkuru dusomye ariko ya Yesu nanone twihuse. Yesu ari hano ku isi, twari twabanje kuvuga ko nyine icyamuzanye kwari ukuza kugira ngo yarazanywe no kugira ngo acungurire Imana abantu. Icyamuzanye ku isi kwari ukugira ngo asohoze ibyananiye umuntu kubisohoza, ariko namara kubisohoza yemera hanwe n'igihano cy'umunyabyaha. Niyo misiyo ubundi yari izanye Yesu ku isi. Rero rimwe agira iteraniro ariko arigirana n'abantu benshi bari ahantu mu nzu. Noneho iryo teraniro bari barimo, hirya gato hari ikirema cyari gihari, kuko ubundi nubwo Yesu yari hano mu buryo bugaragara abantu bumvaga inkuruzi. Bakumva ko Yesu abasha gukiza ibimuga, bakumva ko abasha guhumura impumyi zihumye, bakumva ko abasha gukiza abasatana twaza igitugu. Muri make bari barumvisha inkuru za Yesu, abantu bamenya imirimo n'ibitangaza yakoraga. Noneho bari bafite umuntu w'ikirema, baravuga bati rero ubwo tumenya ahantu ari buteranire, ubwo tumenye iteraniro Yesu araza kuba arimo, dufashe iki kirema cyacu tukagiheka tukakijyanayo, ahari yaba ari amahirwe ko twaza gutaha kigenza. Bari bafitiye Yesu icyizere, babaga bazi Yesu nk'umuntu ushoboye ibyo bintu. Bituma ikirema bagifata, baragiheka bagishyira mu ngobyi, barakijyana. Rero aho ngo iryo teraniro ryari ryabereye aho Yesu yari ari, ngo inzu yari yuzuye abantu ku buryo utari kubona aho unyura ngo mu muryango. Abantu baruzuye no mu muryango bageramo, ku buryo ngo bari bazanye icyo kirema ngo bagihetse. Bashatse aho bagicisha barahabura. Abazindutse bari bafashe umwanya. Abazindutse bari bafashe umwanya, kuko Yesu urumva yakoraga imirimo n'ibitangaza, aho akoreye iteranira abantu bakaba ari benshi cyane, bagahurura ku buryo niba bagafite umuntu urwaye igicuri yaramujyanaga, akavuga ati ubwo Yesu ahari byanze bikunze aramukiza. Abantu rero bari bahetse kino kirema, bahageze kubera ububabare bari bababaye icyo kirema, baravuga ati turashaka ko ataha ari kwigenza. Ariko nabwo babura aho bamunyuza ngo bageraho Yesu ari muri iryo teraniro. Baravuga bati rero icyo tugiye gukora, tugiye gusakambura, tugiye kujya hejuru y'inzu dusakambure, dukureho ibati, kandi turapimanya aho Yesu yicaye. Turapimanya aho Yesu yicaye, ubundi dufate iki kirema, dufate ingobyi, tuyimanure dupimanyije aho Yesu yicaye. Ngo barabikoze, bafata ingobyi bapimanya aho Yesu yicaye, barayimanura. Bayimanuye iramanuka igera aho Yesu ari. Urumva nawe byaramutunguye, ariko nawe atangazwa n'ukuntu abo bagabo bamuziho ubwo bushobozi bene ako kageni. Barayimanuye ikirema gihinguka aho Yesu ari, bagicishije hejuru bakuyeho ibati. Ariko icyo nishakiragamo cyane ni ibyabaye icyo kirema kimaze kugera aho Yesu ari. Ikirema kigeze aho Yesu ari, Yesu yarakirebye, we abona ibintu bitandukanye n'ibyo abakizanye bareba. Anabona ibintu bitandukanye n'ibyo bari aho mu iryo teraniro barebaga. Hanakurikije ko we yarazi misiyo yamuzanye, bo barebaga ku bitangaza bakagira ngo icyamuzanye n'ibyo bitangaza. Kuko hari n'abantu nyine bajya baduhamagara ukatubwira ati mu dusengere turarwaye n'ibindi. Ariko nanone kuba umuntu yagusengera urwaye malaria igakira,
hazaza izindi hazaza izindi kuko nubwo waba wapfuye umuntu akakuzura n'ubundi wakongera ugapfa. niyo mpamvu yavuze mubanze mushaka ubwami no gukiranuka ibindi muzabibona, ibindi byo muzabyongererwa. Noneho Yesu we ahita abona bitandukanye nuko babona kuko yarazi misiyo yamuzanye. Yesu azi ikibazo umuntu afite bitandukanye na malariya urwaye. Yesu azi ikibazo ufite bitandukanye n'umutwe uri kukurya. Yesu azi ikibazo ufite bitandukanye n'ubukene ufite. Yesu azi ikibazo ufite bitandukanye n'inzu ushaka cyangwa umugore. Ngo ahita abwira icyo kirema ati mwana wanjye. Niho twahereye dusoma ku murongo wa 5 mwongere musome neza. Aramubwira haranditse ngo Yesu abonye ukwizera kwabo abwira uwo murwayi ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Yesu abavuze ikintu kinyuranye nuko bari gutekereza. Hano yavuze ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabikijijwe. Yego Imana ishimwe cyane. Niyo misiyo yazanye Yesu ubundi mwiza. Nta mpamvu yo kumva ushaka Yesu ngo aguhinze. Nta mpamvu yo kumva ushaka Yesu ngo aguha amafaranga. Nta mpamvu yo kumva ushaka Yesu ngo agukize malariya. Yesu misiyo yamuzanye ku isi. Yesu impuhwe agufite nugukiza abantu ibyaha byabo. Yesu afite ubushobozi bwo kubarira umuntu ibyaha akabitunganya akabikira agakizwa akaba umuziranenge. Yesu ahita abwira iki kirema ati kikiryamye mu ngobyi arakibwira ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabikijijwe. Urabibabariwe. Mwiryo teraniro rero hari harimo abantu bita bigisha amategeko n'abafarisayo. N'abantu bavuga ko bigisha abantu iby'Imana. Yego. N'abantu bavuga ko bayoboye abantu mu kumenya iby'Imana. Mu rundi ruhande n'abantu bayobeje abantu. Kuko bababwira ibindi bintu bitandukanye nuko Yesu yaravuze. Yesu amaze kubwira iki kireba ngo ibyaha byawe urabibabariwe, batangira kwiburanya mu mitima. Mu mitima yabo usome neza haranditse ngo mu mitima yabo bahita batangira kwiburanya. Mu mitima zihita ziba impaka. Ariko bari kwibaza bati ninde ni muntu ki ufite ubushobozi bwo kubarira umuntu ibyaha? Aho muri Bibiliya ntagatifu bavuze ngo ni muntu ki ngaratuka Imana. Nabo bwabo baravuga bati Imana tuzi ko ariyo yashobora kubarira umuntu ibyaha bikemera. None yarigereranyije. Ariko muvandimwe nyine urumva bikomoka kuba abantu bataba bazi Yesu. Ubwo numva ntibari bamuzi. Ntibari banamenye ko yaje avuye mu ijuru. Kuko nabo baravuze bati ninde ufite ubushobozi bwo kubarira umuntu ibyaha? Ko tuzi ko Imana ariyo yakabaye bishobora yonyine. Ariko ngo Yesu twihuse Yesu ahita ngo arabimenya. Amenya ko bari kwiburanya, amenya ko kuwavuze ko ibyaha kandi kijya kiba ikibazo. Iyo umuntu avuze ko Yesu yamubabariye ibyaha akaba umuziranenge biba ikibazo na bugingo n'ubu biracyaba ikibazo. Iyo mvuze ko Yesu yambabariye ibyaha akangira intungane n'ubundi biracyaba ikibazo na bugingo n'ubu. Ku buryo umuntu yibaza ati ni gute yabikubabariye nyine. Ariko n'icyo gihe nabyo byabaye ikibazo. Ariko ngo Yesu ahita arababwira rero ati none subu kambabaze ubu icyoroshye. Ariko ndekeza ko nabadukurikiye nabo barajya badufasha barabyumve neza. Yesu yarabajije ngo icyoroshye cyangwa igikomeye ni iki? Ari ukubwira umuntu ngo ibyaha byawe urabibabariwe, ari no kugukiza uburema cyangwa se no kugukiza malariya. Igikomeye ni iki? Nuvuga ngo uramutse uri watora iki? Yesu yarabwiye ngo igikomeye icyakabaye kinejeje nuko umuntu ababarirwa ibyaha. Nuko umuntu yemerwa n'Imana akazajya mu ijuru. Nuko umuntu akurwaho urubanza rw'ibyaha akemerwa. Nicyo gikomeye kuruta kuba uri ikimuga. Naho se kuba uri ikimuga wapfa ukarimbuka niki bimaze? Ibyiza wagumana akaguru kamwe ukazajya mu ijuru. Kuko n'ubundi urakagumana igihe gito. Uretse ko nayo maguru adakenewe mu ijuru. Nayo ntabwo azajya mu ijuru. Kuko urumva uyu yari ikirema. Yari ikirema ariko Imana ishimirwe Yesu ahita amenya ikibazo afite kirenze ko kuba ari ikimuga. Aravanga ibyaha byawe urabibabariwe. Rero yarababashije ati igikomeye ni ikihe? Ari ukumubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe, ari no kumubwira ngo byuka wikorera uburi rugende. Rero igikomeye ku bantu bose ni uko Imana ibanza ikakubabarira ibyaha mbere yuko wajya ushimira Imana ngo yankijije malariya, yampaye ibiryo ntarabigiraga, yankijije impanuka, yampaye umugore abandi ngo yampaye umugabo. Ibyo ni byiza, ariko si igikomeye ni iki? Igikomeye nuko Kristo Yezu umurimo afite ku isi, icyari cyamuzanye mu isi kwari ukuza kubabarira umuntu ibyaha.
kwari ukuza gukiza umuntu urupfu rw'iteka. Banza Yesu mukureho icyo, banza umumenyeho icyo, naho ibya malariya n'ibindi byo azabigukiza. Kuko icyiza yahise ko abigaragaza ko bishoboye byose, ahita abwira iki kirema ati hanyuma yuko ubabariwe ibyaha, hanyuma yuko ukijijwe nyine, hanyuma yuko ubonye ubugingo buhoraho, fata n'ingobyi yawe witahire, byuka. Bishatse kuvuga ngo ashoboye byose, ariko igikomeye cyane ni ukubanza akakubabarira ibyaha ukabona ubugingo. Icyo twavugaga rero ni uko Kristo Yezu afite ubushobozi bwo kubabarira umuntu ibyaha, ibyo bintu bikemera, akaguha ubugingo buhoraho ukabugira ukiri mu isi. Hanyuma ibyo bya malariya n'ibindi nabyo yabigukiza, yabishobora, kuko yabwiye ngo byuka witahire. Ariko none cyabanje yabanje kumubwira ngo ibyaha byawe urabibabare. Rero umutwaro w'ibyaha umaranye igihe kwibaza ngo nzajya mu ijuru gute, icyazanye Yesu mu isi kwari ukugira ngo numwemera ukamwizera, abanza ahita akora icyo cyo kukubabarira ibyaha, abanza ahita akora icyo cyo gukuraho urubanza rw'ibyaha, akubabarira kugira umuziranenge, hanyuma ibindi nabyo azajya yabigukorera. Imana ishimwe. Rega kubabarira ibyaha, Yesu haraho yagarutse aravuga ngo itegeko yahawe na se, ngo itegeko nahawe na data ngo nukubabarira abantu ibyaha byabo. Yego. Na niyo mpamvu yavuze ngo muhanze mushaka ubwami bw'Imana no gucyanuka kwayo, ngo ibindi muzayibona hanyuma. Bikumvikana rero yuko uko abantu batekereza ni muri za ntekerezo z'abantu zangijwe n'icyaha, bibwira hari ko ikibazo ari bigaragara bya hano inyuma. Yego. Ariko ubundi ngo icyamuzanye ngo kwari ukuvura ngo abafite imvune zo mu mitima, ngo no kubohora imbohe, no guhumura impumyi, mbese ngo no gukiza abantu Satani atwaza igitugu. Ibyo byose rero ni imbere mu mutima, ntabwo ari inyuma ku mubiri, ntabwo ari imbohe nk'iri mu buroko, ntabwo ari ikirema nk'ikirema cy'amaguru, ahubwo ni mu muntu, wa muntu wangiritse yangijwe n'icyaha. Uwo nguwo rero niwe wazanywe, niwe Yesu yaziye kugira ngo amukize ibyo byose, nk'uko Yesaya yabihamije, yaravuze ngo yishyizeho intimba zacu n'ubumuga bwacu, ngo n'ibyaha byacu ibyo byose ngo bibambanwa ku musaraba. Bikumvikana rero yuko ikubabarirwa ibyaha cyangwa gukizwa ibyaha nicyo cyari niryo tegeko yahawe na se, ngo kuko ngo nuwo Imana yohereje ngaze ngayicungurira abantu bayo. Niyo mpamvu hariya yavuze ngo mwana wanjye, ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabikijijwe. Yego. Byumvikane yuko umwana w'Imana Yesu niwe wenyine ufite ububasha bwo kumukiza ibyaha bye. Ariko ndi kubonamo cyane nyine yuko Kristo Yesu niwe wenyine ufite ubwo bubasha, kandi intego yamuzanye niyo nigendanye n'imbere mu mutima. Erega nani ko yabwiye abafarisayo ngo igikenewe ngo nuko imbere habanza hakabonera, iby'inyuma nta kibazo, kuko imbere iyo haboneye ubwo n'inyuma naho haza kuboneraho. Nkumva rero ngo umugambi w'Imana ngo se w'abantu, nimba umuntu yari ari gutekereza none ati ikibazo mfite ni ibingaragaraho ku mubiri, ni ubukene, ni uburwayi, ni ukurwaza, ni ibiki, ahubwo Yesu icyo akeneye ni umutima wawe. Umutima wawe wamara gukira, ubwo ngubwo n'ibindi by'inyuma ibyo ngibyo byo abasha kubyikorera. Na niyo mpamvu yagaragazaga yuko abamubyiganagaho bari gushaka ibitangaza. Yego. Arabagezeho baramubwira bati ni cyo gitangazo uri bukore kugira ngo tukwemere. Kuko ngo abayuda bo ngo bashaka ibitangaza, bagera iki bagashaka ubwenge, ariko yarababwiye ati nta kindi uretse ikimenyetso cy'umuhanuzi Yona, uko yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi. N'ubundi abiki gihe igitangaza cyangwa ikimenyetso bakwiye guhabwa nicyo kumenya urupfu rwa Kristo Yesu wapfuye ngo ku munsi wa gatatu akazuka. Yesu wapfuye akazuka yapfiriye ibyaha byawe kugira ngo kuzuka kwe kuguhesha ubutungane bwe buri butume wemerwa imbere y'Imana. Ibyo rero umaze kubibona ahabwa ijuru ku buntu, ubwo ubibonye naho waba udafite amaguru yombi. Nta kirema kizajya mu ijuru busanzwe cy'amaguru, kuko ubundi kujya mu ijuru so uyu mubiri wambaye, so uyu mubiri mfite, ahubwo kuko ubuvutse ku Mana, ubuvutse utari kirema cy'amaguru. Ubwo rero umutima wawe wizeye Kristo Yesu, waba ufite amaguru yose.
cyane ndetse kafite n'ububasha bw'uko wabukira ahangaha n'ubundi nako kaguru kabuze nako akagashyiraho icyo yari akeneye rero cyangwa icyamuzanye intego yari afite ni ukugukiza ibyaha niyo misiyo yazanye Yesu mu isi kuko umuntu narajya avuga ngo azi Yesu ariko ukabuzi Yesu utarakubabariye ibyaha utaragukije urupfu rw'iteka ngo akugire intungane imbere y'Imana ntabwo uzi Yesu kuko kuvuga ngo uzi Yesu umuziho kuba ngo utarageraga ibiryo ukaba ubifite ngo ukaba wari ubuzinzi ukaba ngo uyifite ukaba ngo warakize impanuka igihe runaka ntabwo nabwo wabuhombye kuri Yesu ari abantu bajyaga bamukurikirira bene ibyo bintu bakamukurikira kuko Yesu nanone kubera ko ari Imana afite ubushobozi bwose yari afite ukuntu yatuburaga imigati abantu bakarya agaha abantu ibijya akagaburira abantu ibihumbi byinshi hanyuma kubera ukuntu abantu bamubonye bigatuma ngo bamukurikira ari benshi ndetse ngo yakambuka umugezi nabo ngo bakawambuka yakambuka umusozi nabo kubera ibyo bintu bari bamucunzeho gusa ariko ngo igihe kimwe bari ahantu ngo ku musozi abonye bamukurikiye ngo ari benshi arangije ngo arababwira atari ku bundi ko muhoramo munkurikira gutya muri benshi ni ijambo ry'Imana mujya munyumvana mukankurikira cyangwa ni ya mitsima njya mbaha urumva cyari ikibazo biba bisaba ngo umuntu acunge neza umenye ese Yesu umukurikirira ijambo ry'Imana cyangwa ni imitsima icyo gihe Yesu kugira ngo amenye abamukurikirira ijambo ry'Imana n'abamukurikira umutsima ashatse kubicangura yahinduye ibintu kuwo munsi yaravuze ngo none ntituri bukoresha imitsima yimuzi n'imigati n'umubiri wanjye aravuga ati uyu munsi ho murandya murarya umubiri wanjye munywe n'amaraso yanjye abantu bamukurikiriraga imigati n'imitsima baravuze bati burya wa muntu ni umusazi bati wa muntu twakurikiraga burya ni umusazi atubwo atekereza ko twamurya nyamara badukurikiye nanone utekereje ko Kristo ataribwa nyamara niwe mutsima w'ubugingo ni nawe mugati w'ubugingo ni nawe mubiri uri mu bugingo nyine noneho abantu bahita baravuga batubwa avuze ko twamurya ati burya abanza yaranasaze abantu bose ngo baragiye ngo hasigara bigishwa gusa Yesu aravuze ati mwe ko mutagiye Petero avuga ati turakuvaho tugiye kari ufite amagambo meza y'ubugingo rero umuntu yakaba yakurikirira Kristo Yesu kugira ngo amuhe ubugingo buhoraho wakabaye umushakira kugira ngo umuronke ubugingo buhoraho wakabaye umushakira kugira ngo aguture uwo mutwaro uhuru ugendana wibza rega ikibazo umuntu afite ni ikibazo umuntu afitanye n'Imana cy'icyaha icyazanye Yesu mwisi Bibiliya ivuga ngo umuhuza w'abantu n'Imana ni Yesu Kristo wenyine biri kumvikana yuko nakagombye kubabwa mu mutima n'iyobokamana kuko ubwo mvuze iyobokamana nkubiyemo ibintu byose kuko hari uwumva gusenga ari ukuyoboka Imana kujya mu butayu ari ukuyoboka Imana gukoropa urusengero gutanga amaturo n'ibiki byose nari numvise wakagombye kwinjira mu iyobokamana iryo ari ryose ariko ukaraka iryo yobokamana igukiza ibyaha yego rwose kuko ibyo wayoboka byose ariko ukabona utari guhinduka umukiranutsi imbere y'Imana yego menya ko atari yo uyobotse shyiraho akabazo kuko niba umaze igihe kinini usenga ukaba umaze igihe kirekire uvuga ko uri mu iyobokamana tutadetaye byinshi ujya ukora ariko ukaba wumva ubu tuvugana Yesu aje mutajyana uko kuyoboka kutarigeze kwikiza umutima wawe ukaba wumva umutima ubu tuvugana ukaba wumva utari intungane rambika ibyo bintu kuko ibintu wayobotsemo wita kuyoboka Imana bitakugize intungane ubwo kandi kuba utari intungane bisobanura ko no mu ijuru ubwo utajyayo byagaragaye ko ikirema cyamaze kuyoboka Yesu kigeze kuri Yesu yego ni ibyaha cyahere ko gikira mbere na mbere ubundi iyo ugeze kuri Yesu iyo uvuze kubonanye na Yesu Yesu cyakumara igikomeye gukorera arabanza akakubarira ibyaha arabanza akagukiza ibyaha akakweza umutima ukabintungana ugataha ukijijwe icyo gihe rero ni nacyo gikomeye ubukuye kuri Yesu ariko iryo ni ryo yobokamana nyakuri yego uko nani ko kwiha Imana ubwo kwiha Imana ubwo ikigaragara nyine ko yakwakiriye nuko iba yarangeje kugukuraho urubanza utakira umunyabyaha Luka 77 haravuga ngo uzamenyesha abantu bagakiza
kwari ukubabarirwa ibyaha. Niba uvuga ngo warakijijwe utarababarirwa ibyaha ntiwakijijwe, ntiyago wigeze ukizwa. Niba ucyumva ukigendana urubanza mu mutima, niba ukibaza ngo bumfuye najyahe, niba wumva ufite umutima ugucira urubanza, rambika iyobokamana ufite ibyo bintu sibyo. Ntabwo ari Imana uyobotse, ntabwo ari Imana ahubwo uyobotse ibintu by'abantu. Wayobotse ibintu by'abantu, kuko abantu nibo batabasha gukiza abantu ibyaha, ariko twabonye yuko ngo Imana ari ibasha gukiza umuntu ibyaha. Ubwo nimba ariyo wayobotse, icyambere gikoreka no kwigukiza ibyaha. Wenda twihuse kugira ngo tunaganire n'abatwumva, twabaha umurongo mukatuganiriza iminota iracyahari, turayikoresha turi kuganira namwe abaduteze amatwi. Ahari hari ubufite ikibazo kwibi tuvuze cyangwa se afite ibindi yibaza mu iyobokamana, turahari kugira ngo tubaze. Ariko ufite icyamunejeje nawe ni karibu, nta kibazo yaduhamagara tukavugana. N'ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo nawe twavugana. Twatanga rero umurongo mugiye kuduhamagaraho, ni umurongo wa MTN ni 0782 42 21 25 0782 44 21 25. Airtel 0783 83 05 0783 83 05. Mwaduhamagara tukavugana. Halo. Halo. Yego. Turakumva. Halo. Halo. Yego. Korode. Korode. Mbese umuntu yabwirwa n'iki ko yabonye imbabazi z'Imana? Umuntu yabwirwa n'iki ko yabonye imbabazi z'Imana? Nicyo gusubaza? Icyo nicyo kibazo mfite cyonyine. Imana niyo yagaragaje uburyo yababariye abantu muri Kristo Yesu. Ubwo no kuvuga ngo iyo wemeye ibyo Imana yahamije kuri Kristo Yesu, kuko ari we wenyine ubonerwamo imbabazi, yego, ibyo byonyine biguhamiriza yuko uri umukiranutsi. Ariko se mu by'ukuri umuntu wabonye imbabazi z'Imana ntabwo yongera gukora icyaha ukundi? Gukora icyaha ubundi umuntu arimanywe no gukora icyaha. Ubwo no kwibaza ngo wemeye imbabazi wakora icyaha, ubundi se kugikora ugikora bisa bitewe n'imbabazi? None ni ukuvuga ngo Kristo Yesu byagaragaye ko ahangaha iki kirema cyabwenga ibyaha byawe babariwe. Ubwo rero imbabazi zatanzwe zahereye ku cyaha wowe utanakoze. Icyaha nigeze nkora. Kandi wowe imbabazi utekereza ahari zaherwaho ni ku cyaha wakoze. Ariko no kuvuga ngo izo mbabazi muri rusange zatanzwe zituma uhinduka kuba umwana w'Imana. Imbabazi zatanzwe muri rusange mvuze nizo guhera ku cyo utakoze, guhera kuri sogokuru wawe Adamu, kuko no wabera umunyabyaha, wongereyeho n'ibyawe n'ibindi wakoze, ibyo uzi n'ibyo utazi. Imana nibyo ngibyo yakwabariye, ahubwo bigasaba ngo wowe numara kumenya ko ibyo ngibyo yababariwe, ububaye w'Imana naho ibigendanye n'ibindi bikugaragaraho. Mariya yarabwiwe ngo uwo mwana uzabyara ngo uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Yego. No kuvuga ngo iyo babariwe hari ububasha buri muri izo mbabazi buguhanaguraho ibyaha, kuko ibyanditswe bivuga yuko ngo icyo uwo mwana yerekaniwe ngo nukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Yego. Ubwo rero iyo wakiriye izo mbabazi, icyambere gikoreka ni ugukurwaho urubanza mu mutima rwo kuba wumva uzarimbuka uzize yuko uri umunyabyaha. Kumenya ko ibyaha byawe hari uwabihaniwe bitewe nuko ariko Imana yabigennye, kuko muri Kristo Yesu ariho wagomba kubonera imbabazi z'ibyaha byawe. Ubwo iyo wizeye icyo ngicyo ukamenya ngo hari uwahanwe mu mwanya wanjye apfa urupfu nagombaga gupfa, ubwo nawe uhera kugabana ubutungane yaje azanye. Ibyo rero iyo bifite undi murimo w'ibindi niyo mpamvu yavuze mubanze mushaka ubwami bwe no gucyanuka ngo ibindi bizaba hanyuma.
ubwo no kuvuga ngo ibyo kugenda ubonera uwo ni umurimo wa Kristo Yesu mu muntu warangije kumwakira. Yego. Uko ugenda ugaragara, uko byiza bigenda bikugaragaraho cyangwa se urumva ikintu cya mbere ukeneye kubanza kwemera ni ukwemera imbabazi Imana yakugiriye ikoresheje Kristo Yesu. Urabona ibyaha byawe ari icyo wavukanye ku mukurambere wawe Adamu, ari n'ibyo ukora, ibyo uzi n'ibyo wibagiwe. Icyazanye Kristo Yesu mu isi kwari ukugira ngo akubabarire ibyo bintu byose. Nawe ngira ngo uri umugabo wo guhamya ujye uvuga ko Yesu yakubabariye, siko se ujye uvuga? Noneho ubwo ujye uvuga ko Yesu yakubabariye rero biragusaba ngo noneho uhereye none ujye ubivuga wumva neza ibyo uvuze. Iyo wemeye ko Kristo Yesu yakubabariye, ubwo uhita unamenya mu mutima ko utakirimbutse. Yego. Kuko aho imbabazi zabaye zishima urubanza hejuru. Rero ubwo imbabazi zabaye Imana ikakubabarira ikoresheje Yesu, igihano Imana yari yaragennye kuguhana ikagihana Yesu mu mwanya wawe, iyo wemeye izo mbabazi Imana igukuraho urubanza rw'ibyaha. Ikibikwemeza rero ko wabyemeye, ugira ibyishimo mu mutima wawe, ukanumva cya kintu kiba mu mutima kikutera kwibaza ngo nimfa nzajya he kikavamo. Uhereye ubwo ukamenya ko uzajya mu ijuru ushingiye ku imbabazi z'Imana wazemeye. Ikimana igusaba rero ni ukwemera izo mbabazi mu mutima, ukemeza umutima wawe ko Imana yakubabariye ishingiye ku rupfu yishe Yesu mu mwanya wawe. Urakoze. Yego. Sawa, nawe urakoze. Twakakira abandi. Uraboneka. Urumva nyine yari habaza uburyo nyine yakemera imbabazi z'Imana cyangwa se cyamubwira ko yazemeye. Ariko iyo umuntu azemeye ahita akabimenya, kuko ugira ibyiringiro nyine bifite ubugingo. Uhita wumva unezerewe umutima, ugahita wumva uvuye mu mubare w'abazarimbuka, ndetse ugahita wumva noneho nawe mu ijuru habaye iwanyu. Erega nta muntu waba ufungiwe muri gereza bahagara ku muryango amubwira ngo nutahe katwakira umuntu. Allo. Yego. Muraho. Neza. Ni Imana Daniel ya Nyamasheke. Imbabazi za Yesu turazemera, zamaze no kumwakira. Ariko se ubundi bari abantu biri bamushakira hirya no hino, ubundi bira nazo babonye. None se Danye, waramwakiriye nyine uri umukiranutsi ku Mana? Umukiranutsi. Ariko hari abo mbona bamushakira hirya no hino no mu mabuye. Danye, ubundi abo bamushaka gutyo bo izo mbabazi ntago bazakira. Danye, wadufashije ukatubwira ubwo bukiranutsi warabubonye ute? Wemezwa n'iki kuri umukiranutsi? Mbazemera ko ndi umukiranutsi. Birakomeye ntiyari kubisubiza ngo bishobore. Allo? Ruhande rwa radiyo ra. Allo? Allo? Amahoro bavandimwe. Amahoro. Yego, ni Jimana Damascene kuri Simerwa. Yego. Shimye Imana kubw'iki kiganiro. Ariko shimiye n'Imana ko nanjye mu bamaze kumenyeshwa izo mbabazi nanjye ndimo. Ndetse namaje kuzakira kubwo kwizera, kuko nibwo buryo bwonyine izo mbabazi ngo umuntu abasha kuzibonamo. Kugira ngo nyine umuntu ababarirwe nyine mwabivuze cyane. Nta kindi kintu bisaba uretse kwizera n'ubundi izo mbabazi z'ibyaha. Ariko mu magambo mwasomye hagaragayemo ngo abantu babigisha amategeko ngo bagize ikibazo kuri ibyo bintu. Ngo bibaza impamvu
ngo Yesu we ababarira abantu ibyaha yego ariko biranumvikana n'ubu nyine abo bantu barahari kandi ntibazabura no kubabazwa n'uko Yesu ababarira abantu ibyaha nta kintu abatse Yego. akababarira ibyaha nta kiguzi abatse na niyo mpamvu n'ikiganiro cyitwa ijuru ntirikorerwa yego nubwo hariho abantu bagiye babwira abantu ngo nimukore ibi mubone ijuru ukore niba ubona ijuru ariko ngo abo bantu n'ubundi ngo iteka bakomeza kubabazwa n'uko Kristo we ngo ariwe ufite ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha yego yego kandi byisi Imana ishimwe ku bwa Kristo nyine we utubabarira ariko n'ubundi ntacyo umuntu aba afite Imana yaheraho ngo imubabarire nta kiguzi umuntu yabona n'impuhwe itogerera niyo mpamvu ari impano nyine nanjye rero nakomeje nshimira Imana ku bw'iyo mpano ariko ngira ngo n'abateze amatwi Country FM babyumva hari igihe umuntu abyumva akavuga ngo nzajya kubaza ngo pasiteri wanjye ngo nzajya kubaza umwigisha wanjye ngo nzajya kubaza umuyobozi wanjye muri bya bindi mwavuze ngo byitwa iyobokamana ariko ibyo bintu nawe ntabyo kuko nawe ubwiwe ntabwo arahura na Kristo nawe ngo amugirire imbabazi ahubwo mu bakeneye izo mbabazi nawe ubwiwe arimo yego ubwo rero nyine icyo Imana isaba umuntu ni ukwizera Kristo byonyine akagabana izo mbabazi kuko nibwo buryo bwonyine Imana yashyizeho nibwo bwonyine mbashimiye Imana rero bavandimwe ubwo murakomeza mwamamaze ariko Imana ishimwe nyine ko ibyo bintu nyine bifite n'abahamya aribo twebwe amahoro kuri bene data bose amahoro muvandimwe yego alo amahoro bavandimwe amahoro nibibwire Yesu Moise yego nanjye ndashima Imana ko nanjye nakiriye ijuru yego kandi nayo mahoro nkaba nyafite yego nk'uko Yesu ngo abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe yego nanjye byangezeho uko byamera kose nanjye narababariwe kandi ijuru namaze kuribona uko namaze kwizera Yesu umwami n'umukiza kandi niwe nzira nagiriye ubwo buntu nyine kubera Yesu Kristo ubu ijuru ndarifite kandi n'amahoro ndayafite yego kuko mubo yagiye akiza yagira anababwira ati murakiye ibyaha byawe urabibabariwe kandi wigendera amahoro yego nuko rero ubwo nanjye nibyo byishimo bafite ni nacyo cyizere mbafite yuko nahawe ijuru ku bwa Yesu Kristo yego waje agapfira ibyaha byanjye akanyitangira maze akampa ubwiza bwe ububi bwanjye akabufata akankuraho icyaha cy'inkomoko kuva icyo ibyaha byo guturuka kera ntari nabaho kuko nari uw'icyaha ubw'amategeko yabaye inzererwamo nkabona ko natsinzwe ariko nkimara kumenya neza Yesu Kristo nahise numva ko n'ijuru ndibonye sinari mbizi ariko mfite ibyishimo by'uko mfite ijuru ku bwa Yesu Kristo Imana ishimwe cyane Imana ishimwe nyine kuko nanjye nabaye umwe mu baragwa b'ijuru kandi nkaba ndihamya nkaba nsigaye numva mfite umutima utekanye kubw'uko namenye yuko Yesu ariwe juru ryanjye kuba yaraje ariwe juru ryanjye ubu ngubu ndabihamya niyo ndyamye mba numva mfite amahoro kuko uwo mucunguzi yaje ubutware ngo buri ku bitugu bye ngo ni igitangaza ngo ni Emmanuel nuko bagiye bamuvugaho byinshi ariko nanjye yaje kungira neza niyo mashimwe nyine mbafite urakoze cyane muvandimwe yego murakoze kandi mugira amahoro komeza wishime yego alo alo aravuze ngo amategeko yamubereye indorerwamo alo mwiriwe yego ni amahoro ntitwageze Emmanuel i Rubavu yego kino kiganiro ko nagikunze cyane ahubwo mu mbiri iminsi yo gikunda gucaho
igihe cyose 2:00 guhera 2:00 kugera 3:00 buri wa kane. Sawa murakoze. Noneho hari igihe c'abantu wenda bavuga ngo kwizera kutagira imirimo ngo kuba gupfuye ubusa. None umuntu yizeye Yesu Kristo zamupfira ubusa gute? Kandi Yesu ko yaje akadukuraho ibyaha byo twari dufite nabwo tutabikoze tubikesha kuri Adamu na Eva. Yesu akaza akabidukuraho ku buntu ntacyo dukoze nguko zari byatugiyeho nabwo nta kintu dukoze. Ahari twizeye ari amaraso ye yaje akatumenekera ku musaraba kugira ngo twese dukizwe. Wenda ibindi byose akaba ari Yesu wabyikorera kuko ijuru ryo gukorera bwo nose umuntu yamenya abikorera nguki muri make. Harya watubwiye kuri nde witwa nde? Twayigeze Emmanuel Rubavu. Iki kiganiro se nibwo ukicyumva maze igihe ucyumva? Nibwo njumvishije bwa mbere. Ucyumvise bwa mbere? None se nawe wabaye umukiranutsi nyine uri guhamya nyine kibi Imana yavuze kuri Kristo Yesu ari ukuri? Kaba ufite ububasha bwo kubabara abantu ibyaha byabo? Jewe numvishe kino kiganiro tukubibanya cyane kuko ubukiranutsi bwo ndabufite ariko sinje ubwikeshaho. Bukesha Yesu Kristo waje ku musaraba akamena yari amaraso ye kugira ngo mbidungane ariko atari jewe ubyikuyeho. Nubwo biriya bintu nawe yaje akabikora ntabwo yaje kubikora ari kugira ngo naje ngo nivurugute mu byaha. Ni nguko waba ufite umwana ukumva yuko azagira imibereho myiza ukamushakira ibyiza ariko nawe ntabwo yagakwiriye kubipfisha ubusa kandi warabiruhanye. Yesu Kristo ntabwo yari amaraso ye kuba yarayamenye ayamenera kuri njyewe naje hari ibyo nkwiriye gukora kugira ngo naje bisigasire. None se warunabajije ikibazo kivuga ngo kwizera ngo kudafite imirimo ngo kuba gupfuye. Woweho cyari ikibazo cyangwa urabyumva? Njyewe ndabyumva niko babigamba ariko wenda bitewe ko bamwe baba bashaka indamu bakoresheje ijambo ry'Imana ugasanga abandi ati ngitangiye ibyo ufite byose ngo Imana giguhereze umugisha ngo utanga iyo shati yawe. Ugasanga rero nimba bino byo twambaye Imana ibikeneye hari kugira ngo yamigisha ize muri ngibi nabwo akaba ari ibyo mbona bamwe bayobya abandi. Noneho gatoya kugira ngo wenda tugufasha gusobanurira icyo kibazo ujye unibaza. Ntiwumva ibyo bintu byose uvuze se abantu batanga babyita umurimo w'Imana? Yengo umurimo w'Imana ubundi ko nzi yuko Imana ishoboye byose. Imana ni igiki cyayinaniye ku buryo ko twabasha kukiyikorera. Imana ifite umuhanda gwaraye ifite ikibara cyayo cyo tuzaje kuyihingira. None se icyo gihe yaba ari yo gufashwa kandi nzi yuko ari igufasha. Urumva noneho impamvu uzi impamvu babikora? Bavuga ko bagira kwizera ariko kutagira imirimo bigatuma bajya kuyishaka. Ariko noneho kwizera Kristo Yesu byo biza bifatanye n'imirimo. Uko nukuri kandi niyo mirimo nayo ndibavuga ati niyi ngiyi uyikoze yaba yirangije agategereza iryo juru. Noneho noneho tugushimiye Imana ahubwo tanga nimero yawe ya telefone kugira ngo twakire n'abandi. Ndange nomero ya telefone 078 5 yego 7 9 yego 4 3 kandi murakoze cyane mu ngaburira ibiryo byiza bitunga ubugingo nguko nagira ibiryo byiza ngavuga ati bino ni byubaka umubiri nanjye mu nyubakiye ubugingo kuno mu buramumbere ibiryo byiza cyane. Ahubwo nawe mwagakwiriye kuduhereza n'iyacu kuko numvishe kino kiganiro ndanandi naye nacumva kuva nabaho rwose muranejeje cyane ku buryo buhagije ariko nzabahereza imigisha myinshi kandi ibyo mwigomwe mukamwaza kuri iyi radiyo nabyo Imana irakubira 7 ntacyo ragumya utega amatwi turaza gutanga na nimero zacu ubwo tuzaya tugumya tuganire. Baba murakoze shikinde Imana. Yego. Kanonera n'abandi umwanya. Ndabona uriho. Imana nyine ishimwe. Kuko twakakira numva ari umuntu. Allo? Mwiriwe. Mwiriwe. Ni bari senga Nyabihu.
uwo mugabo ubwo yavuze ni ukuri. Kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye ubusa niko handi. Ahubwo nakwibaza ngo imirimo y'umwizera ni ikibazo. None se kwizera ufite wowe ni ukuhe? Urumva yarabajije ngo imirimo y'uwizera ni iyihe, ariko wenda mu magambo make kubera igihe ibyanditswe biravuga ngo turi abantu Imana yaremye ariko ituremera imirimo myiza muri Kristo katwakira umuntu. Allo turi abantu Imana yaremye bundi bushya tubyaye bwa kabiri ngo ariko ituremera imirimo myiza muri Kristo. Iyi Imana yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Rero twe dufite kwizera gufatanye n'imirimo. Kuko dufite imirimo myiza dukora ariko yo muri Kristo Yesu. Dufite kwizera gufite ubushobozi bwo gukora. Yego. Allo? Iruhande rwa radio. Allo? Uri gusakurisha radio? Banza ugabanya radio yawe. Yego, nitwa Ndayisenga Claude. Yego. Karengera. Uwo muntu uvuze ngo kwizera kutagize imirimo. Hari ikintu wenda kwamufasha. Igihe numva kwizera kutagira imirimo kwaba gupfuye nk'uko Bibiliya ibivuga. Kubera ko dusomye Abaheburayo 11. Iyo dusomye Abaheburayo 11 umurongo wa 4 haratubwira ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu aha Imana igitambo kiruta icya Kayini, ngo ndetse ngo kuba cyiza, ngo ni nako kwamuhaye guhwanywa ko ari umukiranutsi, ubw'Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza. Niko hatubwira kandi ngo niko kwatumye nanone akivugwa n'ubwo yapfuye. Hano turumva ko yakoraga. Yego. Rero uyu muntu ngewe ukuntu mbyumvishe ndumva yagerageza agakora, kuko nakora akagira no kwizera nawe bizamuhaniriza n'iki no kwizera nk'uko Aburahamu byamugendeye. Dore ikintu uri kwitiranya. Kandi wenda Imana igufasha utega amatwi ucyumve neza. Yego. Ibyo bintu usomye ni ijambo ry'Imana. Ariko hari ikintu kibanza mbere y'ikindi. Yego. Habanza kwizera, hanyuma kwizera kugakora. Yego. Ese wowe tuvugana warizeye? Ngewe narizeye. Wizeye iki rero duhe ubuhamya? Ngewe ikintu nizeye ni iki? Nizeye yuko nababariwe ibyaha. Kandi ikindi nizera yuko Yesu Kristo yabambwe ku bw'ibyaha byanjye. Turi kukumva. Noneho niyo ngenda rwose numva yuko ijuru ndaritaha kubera ko Yesu yemeye gupfa ku bw'ibyaha byanjye. Ikindi numva ko nta rubanza, umutima wanjye utakinshira urubanza. Ubwo buvuze kuko nizeye Yesu Kristo, nizera n'igitambo cye. Ubwo buvuze ko uri umukiranutsi 100%. Ntabwo ndi umukiranutsi 100%. Niyo mpamvu kare nababajije ni mbese ko umuntu wakira imbabazi z'Imana ntabwo ashobora gukora icyaha. Nkaho utubwira ko bazakiriye nyine notubwire yarakubajije ati wumva uri umukiranutsi 100%. Rero ngewe numva ndi umukiranutsi 100%. Gute rero? Impamvu numva ndi umukiranutsi 100%, icya mbere mpamya ko nabonye imbabazi. Ikindi cya kabiri, nizera neza ko imbabazi Yesu atanga ari iziteka ryose zitajya zirangira. None se ubundi ibyo bintu ubyemeye none hase? Oya.
ni ibintu nsanga ngo ngewe rwose nizera. Wabyizeye ryari? Wabyizeye ryari? Ngewe ukuntu byangendekeye nabatijwe 2014. Ariko mu kubatizwa ngiye bakambwira yuko hari itorero ry'umwuka ririho. Itorero ry'umwuka ndijyamo koko, ariko nsanga iryo torero ritazamuraho ibyaha byanjye byose. Mana narasenze mu buryo bushoboka, ngo iyo za Samatari naho nagezeyo, ubutayu naraburaye. Yego. Ibintu byose nkafata nkamara nk'iminsi 3 turajya ndi gusenga, ngo ndi gushaka kumenya imbabazi z'Imana zimeze gute. Yego yego. Ibyo bintu ntibyashobokera. Ariko igihe kimwe Imana umvijwe ry'Imana aringira ngo byose ubishobozwa no kwizera Yesu Kristo. Igihe utaramwizera, utaremera ibyo yagukoreye, ntabwo izo mbabazi wari wazishyikira. Njyewe rero hari akantu gatoya impamvu nkubwiye ngo imbabazi z'Imana wenda nazibonye cyangwa se simbizi mwe murabisobanukiwe. Nagiye kwibona mbona nari umwana w'intama mu ntoki mu kiki. Turakumva. None se ubwo ni imbabazi z'Imana nabonye ko numva ngo ishushanyo ibyiza ntabwo arizo, namwe musobanuye. None se ko wumvaga ukeneye gukurwaho ibyaha bikajya bikujyana aho hose wazungurutse ukabatizwa ukajya mu itorero ry'umwuka na hehe hose ukahajya, uko umutima wawe wari umeze ni wowe ukuzi. Ndakuzi. None se kugeza ubu ngubu umutima wawe hari aho utandukaniye n'uko wari umeze mbere? Njye mbona bitandukanye. Gute? Ahantu bitandukaniye iki gihe niyo ndimo ndasoma ngerageza kuba nakumva icyo Imana yankoreye. Ariko icyo gihe nabibonaga nk'ibisanzwe. None se ubundi harya ngo uri hehe? Ubu tuvugana uri ndi mu karere ka Nyamasheke. Noneho tanga nimero zawe za telefone. 078 3 yego 02 6 9 yego. Rero tugushimiye Imana, reka twakire n'abandi ubwo turajya turushaho kuguma kuvugana kuko iminota yanatugendanye. Natwe turi butange nimero zacu, ubwo hirya dusohotse no muri studio waza kuduhamagara yenda n'ibindi wabibaza nta kibazo. Genda hariho umuntu umwe twamwakira. Sawa urakoze. Urakoze. Hamwe n'igihe wenda twakakira undi muntu umwe niba yaje. Halo. Mwiriwe. Amahoro bavandi muri Sarateri mu Nyagatare. Unyarutse dusigaranye iminota nk'itatu. Ndashimira Imana nyine kuri iryo jambo Imana yabahishuriye mu kabidusangiza. Na cyane ko nanjye nari mfite ubwo burwayi ndemaye umutima urwaye ari mfite ibyaha. Yezu rero kubera abantu benshi nanjye natinze kumubona. Yego. Batumaga ntamugeraho. Yego. Ariko kubwo kugira neza kw'Imana nanone akomeza kundeshya aza kunyiyereka nyine akoresheje ababanje kumumenya. Nanjye bangeze imbere ye nyine. Yego. Hari inzu rero basakambuye nyine kugira ngo mugereho. Bene yo bavuze induru bararakara babazwa nuko nyine iyo nzu isakambuye. Ariko iyo nzu yo nanjye nakoreragamo nyirabo bigisha amategeko twarabanaga. Yego. Bababazwa n'inzu yabo isakambuye ariko ngiye nishimira ko mbabariwe ibyaha. Yego. Ndashimira Imana rero ko nanjye nageze imbere y'akabanza kambabarira ibyaha atitaye ku ndwara z'umubiri ugakangiza mu mutima. Yego yego. Rero abatwumva bamenye yuko ari cyo kintu abanza gukorera umuntu ibugezeho, abanza akamukiza mu mutima akamubabarira ibyaha. Ibindi bikaza nyuma. Nibyo nyuma.
nshimira Imana rero namwe uburyo iba yabahaye nyine kudusangiza iri jambo Nyagasana yagumye abaho umugisha ariko dushimiye n'Imana uwo muntu w'Irubavu nawe Emmanuel mushimiye Imana yego akomeze uko ameze kandi ajya atega amatwi kugira ngo Imana imwungure byinshi Imana ibaho umugisha sawa urakoze cyane igihe cyagiye wenda twatanga hari umuntu umwe tumwakira halo yego turakumva ari jambo rijari neza rikanezeza rino riri mu Baroma ibice bitatu ni Moyize yego nyarutsa iminota yarangiye Abaroma ibice bitatu umurongo wa 26 cyane ku murongo wa 24 gutya ngo kuko bose ngo bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ahubwo Imana yabyihanganiraga kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo ngo ibikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu nuko ubwo igikorwa yagikoze ku buntu kugira ngo umwizera atsindishirizwe na Yesu n'uvango nta yindi mirimo irenze bamaze kwizera Yesu ahita gutsindishiriza kandi uyu n'ijuru bamaze kuribona nta kuvanga ijuru ngo ryaribona kandi wizera Yesu bamaze kuribona sawa urakoze cyane Moyi igihe cyagiye urakoze cyane tugushimiye Imana kadutanga nimero za telefone sawa murakoze cyane yego inimero zanjye Patrice ni 078 167 163 078 167 Tigo ni 0722 167 163 za Theophile ni 0782 7 99 8 77 0782 7 99 8 77 Tigo no kuvanamo uriya 8 ugashyiramo 2 ukuzuzaho iyo mibare y'inyuma murakoze abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru nibyo koko nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane none se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute naje guhura n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe akagirwa intungane mu maso y'Imana bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho nanjye nuko byanyendekeye muvandimwe kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko afite ijuru ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu kurikira ikiganiro ijuru ntiri